kugira ngo tuvuge ibyatuzanye. Imana ibahe umugisha. Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17, umurongo waho wa 26. Ndaza gusaba umuntu ufite Bibiliya y'Ikirundi adusomere, kuko iyo ufite ntabwo ari Ikirundi. Umuntu ufite Bibiliya y'Ikirundi adusomere Samweli wa mbere, igice cya 17, umurongo waho 26. Yadusomere iruhande yiwe ati uwo kwica uwo Mufilisitiya, uwo mwica uwo Mufilisitiya, agakura igitutsi ku Bisirayeli, agakura igitutsi ku Bisirayeli, umugororera iki? bamugororera iki? Mbega Umufilisitiya w'inkakebwa ni iki? Acogora ingabo z'Imana nzima. Acogora ingabo z'Imana nzima. Bandari 27 yihoreje. Subiramo 26 honyine. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande rwiwe, ati uwo kwica uwo Mufilisitiya, arabaza ngo umuntu wakwica uwo Mufilisitiya, agakura igitutsi ku Bisirayeli, agakura igitutsi ku Bisirayeli, bomugororera iki? bamugororera iki? Mbega Umufilisitiya w'inkakebwa, mbega uwo Mufilisitiya w'inkakebwa ni iki? ni iki? Acogora ingabo z'Imana nzima. Ese ntabwo twavuga ijambo ry'Imana bashya? Ndashaka ko tuvuga ibintu bibiri byonyine ubundi tugaseka. Ijambo rya mbere riravuze ngo uwo Mufilisitiya utarakevuge acogora ingabo z'Imana nzima ni iki? Kabazo ka mbere, waba ufite ibintu bimaze igihe bigucokoza? Se gucokoza abantu barabyumva? Waba ufite ibintu bimaze igihe kinini bigucokoza? Ndashaka tubyagure, iyo ndimo kwigisha ndashaka ko tubwiriza ibintu abantu bose bumva. Gucokoza muze wadufasha baguhe mikorofone. Gucokoza no kugira ngo kugerageza umuntu, kugerageza kwa mugerageza umuntu. Gucokoza kuba uri kumugayo, uri nk'umugayo, umuntu yakugaye, iyo yakugaye aramucogora. no kwiyenzaho. Yego, akabiyenzaho kugira ngo ari tuvuga. Rimwe na rimwe akagutuka, cyangwa akakubwira amajambo mabi, kugira ngo yumve nawe uri bumusubire mukamusubiza, akagucokoza. Hari abantu bakubwira ariko bakubwira batanumva, ariko akagucokoza, ariko abana aba yagucokogereye. Icya kabiri, Bibiliya yavuze ngo uzica Umufilisitiya agakura igitutsi ku Bisirayeli. Ijambo iki gitutsi hari gutukana bisanzwe, umuntu akaba yagutuka akakubwira ijambo ry'igitutsi, ariko hari no kugira igisuzuguriro bikaba igitutsi. Aho nyuze hose bagaca imigani byabaye n'igitutsi kirambiranye, ikigeragezo kirambiranye kigahinduka igitutsi. Urugero, umukobwa ashobora gushaka n'abandi bose akabura urubyaro bakamwita igitutsi cyo kwitwingumba, kandi yashatse nawe ashaka kubyara n'abandi. Ukiga ukarangiza ukabura akazi ukagira igitutsi cyitwa ubushomeri, atari byo zina ryawe, cyo si igitutsi. None ibyo bintu bibiri nibyo nshaka yuko tuza gukubita muri iri teraniro, kandi numva Imana igiye kubikuraho mu izina ryawe. Ndabivuze ko Imana irabikuraho muri iri teraniro. Ahantu mvuka twebwe mu cyaro iwacu tuvuga ahantu mu cyaro, ese hano mu Burundi ahantu haba icyaro kiba umuntu avuga icyaro wavuga ngo ni urukiyobwe bakavuga ngo tuyubu y'amafuso. Ni ikihe cyaro cyitwa gutya?
Cyamuzo. Cyamuzo. Karusi. Reka dufate Cyamuzo niho babanje. Wavuga numva Cyamuzo bakavuga shabo uri mutoka mbali. Iyo mvuka naho ngaho. Iyo ngiyo mwishamba ahantu hataba kaburimbo, ahantu imodoka zitagera, ahantu borora umusanga umuntu yoroye inka 10,000 ari umuntu umwe. Ariko aba mu nzu y'ibyatsi, inzu z'ibyatsi murazizi, aba mu nzu y'ibyatsi ariko yoroye 10,000. Hano bakutuma igikombe mu nzu bakaguha icyo bita urumuri, igiti bakongeza igishirira igikombe cyazima utarabona igikombe ugasubira mu gikoni. Umunsi wa mbere va muri icyo cyaronza mu mujyi nicaye mu modoka, imodoka yagera mu makorosi igahingama nakora ntitugiye kuko nkagenda nikurura kugira ngo tutagwa. Ibiti byo ku muhanda byari byameze amapine nanjye ngabona birimo biragenda. Ko museka se nubwo mwavukiye hano mu Gisagara? Nabwo ntabwo mwabona ibiti bigenda? Biracyagenda se ubu? Muracyabona bigenda? Okay. Turaza gushoboka ni nabonye mwari mwirakaje. Mbiyo ngiye muri icyo cyaro, uyu munsi ahantu ntuye kuva iwanjye ujya kwa perezida ni urugendo rw'iminota 10. Guze ko ni mutoka mbare nababeshe. Waba undi wagendaga kurura imodoka mbona zigiye kugwa, uyu munsi ngenda mu mavero y'imodoka zitwara abayobozi. Ikintu cyabimesheje si ikindi, ijambo ry'Imana. Ababyeyi banjye bapfuye nkiri mutoya. Mama yapfuye mfite imyaka 8, papa we yapfuye mfite 18. Nari ndangije kwiga segonderi. Agiye gupfa yamaye Bibiliya yarambwira ngo nakabaye guha umurage w'ibintu byose mfite, ariko birapfa bigashira. Arambwira ngo acira umurage utazarangira. Arambwira ngo nukoresha neza uzabaho neza, nukoresha nabi uzapfa nabi. Niryo jambo rya nyuma yambwiye, ahita kuva umunsi iyi Bibiliya imaze kugendesha igihugu ntazi umubare. Iyi Bibiliya imaze kumuza n'abayobozi b'ibihugu, imaze kumuza n'abakomeye n'aboroheje. Ijambo ry'Imana. Hanyuma ndashaka kwitangaza abantu muza gusenga n'abagiye mu isoko mutagira Bibiliya. Genda ushake Bibiliya, ukore igishoboka cyose ugure Bibiliya uyigendane. Twarambiwe abasirimu bo mu nzu y'Imana, mukennye mu mifuka, mukennye n'ijambo ry'Imana. Sema yakumvise. Telefone mwazanye ngo turasoma muri telefone, yazimye wasoma. Cyangwa reka ubusirimu cyane natwe turabasirimu turacyazigenda nashaka. Mugure ijambo ry'Imana. Amen. Yataga batutse. Cyane abatutse neza mbaye batutse. Wow. Bibiliya iratubwiye ngo umunsi umwe umugabo witwa Sawuli, Imana yari yamurambiwe ku ngoma bitewe n'ibikorwa yakoraga. Samweli umuhanuzi w'Imana ngo afata umwanya ararira arimo kurira Sawuli. Imana iramubwira ngo Samweli uzageza kandi kurira Sawuli. Sawuli no kurira njyewe naramuciye naramutenze ntabwo nimuzi mu ijuru, none uzageza kandi ko murira. Fata ihembe ubyuzuza amavuta umanuke ujya kwa Yesaya i Betelehemu. Hanyuma umwami yamaze kwitoraniriza. Samweli avuga ati se Betelehemu uwo muntu naba Imana irimo kuvuga ni muntu nyabaki? Ngo afata ihembe abyuzuza amavuta. Ihangane akoresha ubuvuzi. Afata ihembe abyuzuza amavuta ngo agere kwa Yesaya asanga abasore beza. Yesaya afite umusore wa mbere witwaga
dushaka mumurikire nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana. Eliyabu yari generali, yumvise amakuru y'uko bagiye gutoranya umwami mu rugo kwa se, arikocinga afata amayiniforume akubitaho amapeti yose, ahamagara abayesikoti arabwira muze mumurikire ngiye kwimikwaho amavuta nta wundi na cya cyubahiro araza na generali nyine n'abayesikoti ngo hajyaye. Samweli amwitegereje abona umugabo w'umusore mwiza muremure wateruye ibyuma wagambuje ufite igituza ufite amapeti ufite n'amayesikoti ngo agiye kumusukaho amavuta aramwanga. Amavuta agira gute? Amavuta aramwanga. Imana ishimwe ko hari abantu amavuta yanze mwebwe kugera mu mutoramo akaba yaremeye mwebwe abandi yarabana. Ngo amavuta yange Eliyabu bazana murumuna we witwaga Aminadabu yari umukoroneli nawe akayikocinze n'ibyubahiro, amavuta nawe agira gute? Aramwanga. Bazana uwitwa Shama yari umukapiteni nawe azira mu byubahiro, nawe amavuta agira gute? Aramwanga. Bazana abasore bose barindwi, amavuta arabanga. Samweli aribaza ngo niba abasore beza bafite ibyubahiro bimeze gutya amavuta yabanze aremera, arabaza ngo nta wundi muntu waba usigaye muri uru rugo. Ari ijambo tujya dukoresha ryitwa ngo abacikacumu. Hano murabizi umuntu wacitse ku icumu ni umuntu warokoze urupfu rw'umwanzi. Ese ubu ntabwo turi abacikacumu b'Imana, abantu bacitse ku icumu ry'ibyaha. Arabaza ngo nta wundi muhungu waba usigaye. Ise wamubyaye abanza kumwibagirwa. Yesaya umuhanuzi aravuga ngo birashoboka yuko umubyeyi yakwibagirwa umwana we. Ariko abana ariko njyewe Imana yakuremye sinzakwibagirwa, sinzakwibagirwa, abantu bakwibagirwa sinzakwibagirwa, abantu bakureba sinzakureba. Ariko hari ikimenyetso naguciye mu cyaha kuba wakwibagirwa umunsi umwe birahagije niyo Imana yashaka. Dawidi ngo ateye akihagera byonyine amavuta aramwemera. Reka mbabwire ijambo ry'ubuhanuzi. Amafaranga ashobora kunanirwa ariko hari ibitananirwa. Amavuta avuye ku Mana ntajya ananirwa. Yesaya ngo ari mu karabanga ariko hari akandi kana k'agahererezi kariyongiye mu ishyamba karagiye intama. Samweli aravuga ngo nimba hari ubundi aba bose amavuta yabanze none igisigaye ntabwo turi burye, ntabwo turi bumwe, nta kintu na kimwe kiri bukorwe uwo mwana ataragera hano. Uwo basuzuguraga Petero ageze kwa Koruneliyo yavuze ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha akayemera Imana igira gute? Bazana akana k'agahungu katigeze kicarana muri garidiyeni ngo kige, katigeze kicarana muri pirimeri ngo kige, katize segonderi habe. Abasore bize b'abajenerali b'abanyacyubahiro amavuta y'Imana. Burya abantu b'abanyacyubahiro bagira ingendo bagenda. Abagabo baje mu generali agenda nyine mu cyubahiro cye, baje na koroneli aza mu cyubahiro. Buraca mu gitondo hari abagande bari barakoze miliyari 3 y'amadolari ya feke. Bamwe barabafata abandi baracika. Bari wanted barimo gushakishwa na leta ya Amerika. Ngo buca mu gitondo ku wa mbere arimo agenda mu mujyi, polisi yitwa Interpol iramufata. Babereka ifoto bati ese wowe abo ifoto bananiwe koko. Bahise bamujyana kuri ofisi za ONU. Murone bahamagara muri Amerika bati uwundi mugabo turamufashe. Amerika irategeka iravuga ngo abagande bagira ubwenge bwinshi bashobora gutanga igiturire bakamurekura.
none mumushyire ku ndege zitwara abadiporomate babonye byihuse mu munsi nta pasiporo nta tike nta visa nta kantu na kamwe agera yishimishije ku ijambo rivuga ngo Imana yavuze. Imana yagize gute? Murakizi igikoma ubuye murabuze ubuye urabufata ukawushyira mu gikombe ukaza icyo bita urukoko hejuru ukazana inzara wibeshye uziko ukahoze ukajya kunywa ukajya guhuta ukamutwika. Ubwo niko umuntu usenga nawe atungurana. Mbwira umuntu rwagire ngo ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Hari umuhanuzi nanjye mfa kuvugira mu iteraniro binyujije mu buyi nyine. Hari abantu bajya batwibeshyaho ariko turatwika gute? Tugira gute? Turatwika. Nanze kubivuga muramenya mutazantera amabuye y'umusatsi. Ndabibwira nyina. Hanyuma umugabo batuba mugabo barashaka byategeye mu rukiko rw'isi yose kubarega kuko mwamuhoteye. Bati none ushaka iki? Arababwira icya mbere ndashaka ubwenegihugu. Asaba igituma atahava nyine. Yasabye ikizatuma atahava. Aravuga ndashaka ubwenegihugu. Icya kabiri shaka inzu yanjye yo kuba mukumbiye ari mugenzi wanjye nawe ntiyagiragaho kuba. Icya gatatu arababwira ngo umuryango wanjye mwarawunesheje nawo muza. Kumbiye utaye mu cyamuzo yaje mu mujyi gushakisha iby'abana umuryango yawutaye kera. Icya kane aravuga ngo umpa amafaranga yo kunywa. Ibyo kubisaba leta ya Amerika nko gusaba igiceri cy'icumi muri miliyoni. Wibuke ni kuri piriya nicaye turi kunywa agacyayi na madamu ku mugoroba saa 12 kwicara hano birabagushije shaka abamwarabeshye abamwarabeshye baza gusenga ngiye mukanaka iyo mubonye ngo numva mvunika iyo mubonye ngo numva ngewe rwose wambangamiye iyo mubonye ngo aririmba ngo numva ngewe bandemereye baranumva mvunika barandemerera reka kuremerera ninde wagutumye kwikorera abantu mu nzu y'Imana wamufashije hasi mugiye numva mvuna barandemerera no rwose mugiye numva mvunika niyo mubonye uravunika bagutumye kwikorera abantu wowe shyira hasi tumushyira hasi bagazakwikorera. Umugabo mbona arahamagaye kuri telefone ndita arambwira ngo njye wa wundi wabwiye ejo mu gitondo zajya muri Amerika. Namubaza waragiye? Naragiye. Waciye he? Numva twahuye nari umushyitsi nawe yari umushyitsi. Arangira arambwira ngo urumva ngo byagenze gutagera arambwira umuntu byagenze ndamwumva. Arangira ngo none twebwe ni mu gitondo mwebwe ni ku mugoroba kuko twebwe muri Afurika ari ku mugoroba muri Amerika bari mu gitondo. Arangira ngo none muri iri joro ryamye ijwi ryambwiye ngo mugurire inzu. Kubera ko ari abumvise akazi wenda navuze inzu ntabwo ari akazi mvuze. Arambwira n'ijwi ryambwiye ngo mugurire inzu ntabwo ari pariseri ni iki? Kuri telefone ndavugisha ndavuga ngo uvuze iki? Madamu aritegereza umugabo ko atajya adedemanga n'ibiki bimubaye. Igitangaje nyiri ya nzu banyirukanamo yari yarishyize ku isoko ayigurisha. Fata telefone ndamuhamagara ndamubwira wanditse ko wirukana muri iyi nzu ukayigurisha. Arambwira ngo ariko abatindi muzi kwishimira kuri iki? Ubu bavuze nakodesha agura yabona mu makosa Imana idashobora gukora mu bumana bwayo ntabwo yagutabarira kure y'ahantu warenganiye. Arabatamwumvise
yavuze ngo mu makosa Imana itangwa mu bumana bwayo ntabwo yagutabarira kure y'ahantu warenganye aho bazi amateka yawe aho bazi ubukene bwawe aho bazi ubushomeri seko muri gutinya mwagize ishari mwumvise nabuze pariseri igihe cyose ushaka kugira umugisha wishimira imigisha y'abandi igihe abandi batabaho ukagira ishari menya ngo ubutabazi ntabwo ariko umuntu atabaho kwishimira ubutabazi bwe aba avuye ku murongo niwo umukurikiyeho umugabo ndamubwira n'inzu ndayibonye ariko irahenze barayigurisha miliyoni amajana ane miliyoni amajana angahe ntabwo mvuze miliyoni zimwe mvuze miliyoni amajana angahe waziguha hano mu iteraniro wicaye mbwiza uko wazibika he urafata ibihumbi amajana abiri waba ugenda muri vile ukagenda ukoraho mu mufuka kugira ngo baranareba watwara ishakoshi ukagenda wishyize mu kwaha ugenda ukoraho kugira ngo abasoma barayibona waguhaza miliyoni amajana ane wazishyira umugabo arambwira ngo rero ifaranga ngiye kuzikohereza ariko ni nyinshi nizinjiza kuri konti yawe bazayiguruka agenda yageza mu bantu b'abagenzi b'inshuti zanjye barayaha umuntu utakigira n'ifaranga zo kwishyura inzu konti we yarabaye vide konti y'abakene ni munsi y'amatera nagendaga mbikora nshyira munsi y'amatora bayamashyira munsi y'amatora bayamashyira munsi y'amatora ijoro rimwe turyamye ijwi rirambwira ngo uri umupfu nta muzi ko abajura iyo baje kwiba bahera munsi y'amatora mbwira madamu ni sheri barayatwaye byuka arambaza ati se bari he ndamubwira numvise ijwi turabyuka amwe turashyira mu byenda bishaje andi mu bikweto andi mu bisahane andi mu bisafuriya turabyama ngo turyame ijwi riragaruka rirambwira ko upfuye umujura iyo yinjiye mu nzu hari ikintu asiga baraza ibintu byose babitware nayo barayatwariramo twaraye ijoro ryose twabuze amahoro turariye igitangaza cy'Imana reka mbabwire utinze urira amarira y'agahinda n'umubabaro Imana iguhe kurira amarira y'ibyishimo narivuze ko Imana iguhe kurira amarira meza y'ibyishimo Imana igukorera kimwe muri giteraniro kitumira amarira ariko y'ibyishimo avuye ku Mana. Oh my God, mugabo ndamuhamagara ndamubwira nuzane ibyangombwa by'inzu mwishyure amafaranga ntayabonye arambwira ngo pasita utanyinisha ndamubwira zana ibyangombwa n'uyu munsi inzu niyo ntuyeho kuva wajya kwa perezida ni urugendo rw'iminota 10 sekirite ya perezida iyo bagenda bati wajya kw'irembo natwe ariko aho navuyeho byabindi nababwira gishirira mumbwire ngo nahari Imana itakuvana ipfa kuba ariyo yavuze gusa ipfa kuba ariyo yavuze wavayo Bibiliya yatubwiye iki Dawidi atera imbere ya Goliyati arimo avuga ijambo rituma ubwoko bw'Imana avuga n'Imana y'Abisirayeli ivuga nabi Dawidi ngo ararakara avuga ngo umuntu utinyuka kuvuga Imana yacu nabi Imana nabonye indwanira intambara nkanesha intare nkanesha idubu Imana yanyibukishije amavuta akanga abashamana ba Aminadabu na ba Eliyabu akanyemera uwo muntu uvuga nabi Imana yanjye yiyita iki arangije ngabaza umuntu uzibye Umufilisitiya agakura igitutsi ku Bisirayeli azahembwa iki bazamugororera iki baramubwira ko umwami yavuze yuko azamuhemba umukobwa we akamubera umukwe ati ngiye kuba umukwe w'umwami yumva n'icyubahiro icya kabiri Dawidi ngo akirimo kubaza uko nguko mukuru we witwa Eliyabu aramubwira ngo akagikuru k'ishyambutse twebwe abajenerali twarananiwe abakoloneli twarananiwe wowe utazi nuko bafata imbunda
uzajya kurwana na Goliyati wowe. Baramusuzugura ngo bamusuzugure bari kumubwira nabi. Umwana ngaraza yitegereza ahita avuga ngo abwira Yonatani umuhungu wa Sawuli, aramubwira ngo ndashaka mumuze na Sawuli kwivugani. Aragenda bamujyana kwa Sawuli. Bagere kwa Sawuli, Sawuli aramubaza ngo harya uri mwene ndashaka natega umuhungu wa Yesaya w'i Betelehemu, none ushaka kujya kwica Goliyati? Ati barakitegereza arabaye akagaka nigapfa n'ubundi nagasibire gasanzwe n'ubundi nigapfa ntacyo tuzaba duhombye, reka ngareke kagende. Cyangwa se agakora ikosa rikomeye cyane, afata imyambaro yose arwanisha arayimuha. Ingofero bavuga yuko ingofero Sawuli yambaraga yapimaga ibiro 7. Kasike yambaraga yapimaga ibiro 7. Bafata icumu yarwanishaga nabyo byapimaga 7. Ubwo ni bingahe? Bafata ingabo yacingaga arimo kurwana yapimaga ibiro 21. Ibyo ni bingahe? Afata kibali cyo mu gituza cyapimaga 14. Ibyo ni bingahe? 49. Afata inkweto zapimaga 7 na zarazimango yambaye, kandi abindi banditse ibyo biro 60 gapima ibiro 40. Kandi yambaye yakananira garabamu njyewe Dawidi nzasigara uko nahamagawe, nzarwana uko Imana yampamagaye, sinzarwana n'abandi, nzakora nanjye, nzavuga nanjye, nzasenga nanjye, nzaririmba nanjye, nzabwiriza nanjye, sinzakora n'abandi, kuko ingendo y'undi iravuna. Dawidi ari ku murongo byose abikubita hasi, aravanga nzajya nikogo. Bakabazo kabaye Dawidi iyo yari inshuro ya kabiri ahuye na Sawuli, kuko inshuro ya mbere ngo umwuka mubi wavaga ku Mana ugatera Sawuli, Dawidi akaza agacuranga abadayimoni bakagira gute? Bagahunga. Ngo si rimwe si kabiri si gatatu yabikoraga, ariko ntiyamumenye. Inshuro ya kabiri baramumuzanira amwambika imyambaro ye bajya kurwana nabwo ntiyamumenye. Ariko umunsi Dawidi ngo yagarutse afite igihanga cya Sawuli, yabajije uwitwa Abuneri, aramubaza ngo harya Abuneri akabahungu ni kane n'agahungu kandi wayikundiye umunsi umwe birahagije, niyo Imana irashaka. Urugo rurakoreka, inzu zirubakwa, imodoka ziraboneka, imbyaro ziraboneka, umugisha ukaboneka, umutaha uraboneka. Ufite iryo buye byose birashoboka. Tugiye kubara 1, 2, 3. Igira mu mwuka wo gusenga wirukane Goliyati wawe. Goliyati wawe warakugirije umwana, Goliyati w'ibibazo, Goliyati wawapfe. Ndasenze uyu munsi imbaraga zakurwanishe, imbaraga zagusuzuguye zahagaze imbere ya Goliyati. Uyu munsi Imana iguha imbaraga zimunesha, Imana iguha imbaraga zinesha Goliyati wawe. Imbaraga z'Imana zikuzeho, Goliyati w'indwara akire, Goliyati w'isuzuguro yakuveho, Goliyati w'amateraniro Goliyati w'akaranda kuveho. Ari Goliyati wari warakwigirije umwana, Goliyati wagusuzuguraga, Goliyati w'igisuzuguriro, Goliyati w'ibibazo. Irukana Goliyati wawe, irukana Goliyati wawe, Goliyati wawe apfe. Imana iguha igihanga, Imana iguha igihanga, Imana iguha igihanga kiri igihamya cyerekana ko Goliyati yapfuye. Imana iguha igihanga cyerekana yuko Goliyati yapfuye. Muri iri teraniro ndagusengeye ubuzima bwawe buhinduke, uko waje ntabwo ari kuri butahe. Imana iguhindurira amateka y'ubutabakoresha. Thank you Jesus. Imana ikumugisha, Imana ikugirire neza. Ndagusengera Imana iguhe igihanga cya Goliyati ugitane kibe igihamya cyerekana yuko Goliyati wawe yapfuye. Ndaguze ko Imana iguhe igihanga kikubera igihamya cyerekana ko Goliyati wapfuye. Imana ikumugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikumugisha.